ibyaha byanjye imbere yanjye iteka ni wowe ubwawe nacumuyeho nakoze cyangwa n'amaso yawe byabereye bityo kugira ngo uboneke ko gukiranuka nuvuga kandi uboneke ko uboneye n'uca urubanza. Reka twongereho n'imirongo ibiri ho karindwi n'umunani. Dore nareba mu gukiranirwa mu byaha harimo abanyabyaha. Dore ushaka ukuri ko mu mutima ahataboneka uzahanikisha ubwenge. Amen. Haleluya. Aya niyo magambo mwumvise kuri uyu mugoroba tunaganira, kandi hambere ni imigani 28:13 natekereje maze kumenya ko uyu mugoroba mu kugira ngo ingendo yo guhembuka, ndagira ngo nongere yibutse ko burya ntawanga ibyiza arabibura, ntawanga ibyiza arabibura. Abantu bose burya guhembuka barabikeneye, ariko abantu babigeraho bariharanira. Haleluya, haleluya. Abantu babigeraho bagize gute? Barabiharanira bakabona kubigeraho, kuko ikintu cyiza cyose Satani arakirwanya. Ntimutekereze ko hari ikintu na kimwe hano mu isi y'abazima cyiza Satani ushobora kugeraho Satani atakirwanya. Iyo hari ikintu ubonye ko Imana ikoze ukabona Satani ntagize umujinya ntarakaye, abakozi be bahagurutse ku ntebe ngo bahagarare yirengeye, burya abayabonye ntacyo kizakugaya. Ibyo byagumya byumvise umwuka batatera amabuye ntibamuvuje bayerekamwe, ntibamuvuje bayerekamwe. Burya kenshi ashatse yazinze cyane, Satani ashobora kuba yabonye nubwo abishatse ariko azabonera amabuye kabere yari iwabo. Kandi akenshi muvuze ko iyo bari kubavuza, ariko ndagira ngo mubwire ko burya ni ikimenyetso cy'uko ibyawe bihenze. Haleluya, haleluya, haleluya. Kikwemeza yuko bihenze no kubona abadayimoni bahagurutse, no kubona hari imbaraga zirwaye kutabishyikira, ariko nawe urwana uhagarare mu mwanya Imana igushakamo, iragushoreye yerereye ikazakuguza nayo. Nifuje rero ko tuganira kuri iri jambo umutwe waryo uyu wanditse mu migani 28 uvuga ngo uhishe icumu rye ntabwo azagubwa neza. Ni igihe cyiza niba wifuza guhembuka, niba wifuza guhagarara mu mwanya neza, kuba ugomba kuba ugomba kumenya n'imirongo ngenderwaho Imana ishyiraho, kuko nta kintu na kimwe Imana yaremye yemerera abantu idashyizeho n'imirongo yo kugishyikira. Kugira ngo rero uhagere ugomba guhangana ukamenya neza umutima wawe ibintu byose bishobora kuzibira ko umuntu ahembuka, kuko ndagira ngo bibutse ngo nta torero rihembuka nta n'igihugu gihembuka, buryo umuntu wese ahembuka cyahembuka umuntu. Haleluya. Rero mpamvu burya abo wicaye muri iki gihe nta musimbura ugira, uriya mushumba wanyu nta musimbura agira, niba yarategereje, niba yarafite ubwoba buhanga, niba bamwe bazamusimbura. Ndagira ngo mubwire ngo nta n'umwe ugira, nta musimbura ugira, n'ubushake se nawe umusimbura, ahubwo umuntu wese akora ku gihe cye. Haleluya, haleluya. Igihe cyawe rero iyo ukirogeje kwicara kugira abandi bicayeho ntibivuga ko wasimbuka, ahubwo igihe cyabo kirarangira bakagenda, hakaza abandi, buri wese akazavuga amanota
numvise umuntu azamuka mu mashyi ndabyemera bigakora ibyishima kuko hari igihe bari baratwigishije ngo ntibagakoma amashyi ngo bantu ngo bituma bishyira hejuru njye narebye mu rwego rwo kwishyira hejuru kuko abantu bakomye amashyi hari iminsi nababayemo kandi nkagira ngo ntibigire ukuntu umunsi umwe mu mwaka wa 2009 nahise amuduha nariyo w'icyaro nahise amuduha ndabwiriza amaze kubwiriza umukobwa arasanga arabwira ngo baserikare ati ndagira ngo mubwirire kandi ntubaze impamvu bivuze ati ndagira ngo ukunda rero amabuye kumva ariko ntabwo kuko iyo bakora kuko bakunda kandi bongera nizo kuko urabupfirikiye impamvu nziza zizatuma ngaruka mu mwikana ariko kunyanga ceceke kuko byazatuma Haleluya Haleluya umuntu uhishe ibicumuro bye ntabwo azagira ate azavuga neza ariko ujyanye bakabireka azagira ate azababarirwa uwo ni umurongo abantu baciye sitani yaraza awicarira awukura aho wanditse awushyira ahandi hantu awicarira uyu munsi abantu bashakiye indi mirongo yo gukira ibyaha bishakira undi muti ariko umuti uri mu migani cya 28 umurongo wa 10 na kangahe ni aho ngaho utwitse umurongo wa 13 uravuga ngo uhishe ibicumuro bye azavuga neza ndagira ngo mubwire ngo ntawe unyuze bwafata kandi utavuwe neza imana agatanga guheruka no kugira morali ni ukugira utigana ikibi ni ukunezerewe ku mutima ni ukugira ibihumuriza ni ukumva wowe ubwawe utinyutse n'intare kuko bibiliya iravuga ngo iyo tudafite ibiti biducira urubanza tugira gute iyo ufite ubwoba ikintu uvuze gifite ubwoba murashyize rero uriya mwanya uraza kuba mutoya kuko iyo mvuze akantu maza kandi kuko gusa ubwoba nibuka ko nigeze kuburwara muri mwe hari undi wamahirwe kwako ni ukuvuga umenye ko hatari intege zawe kandi kuvuga intege zawe mu maso biteye isoni ariko muriya ku mama urabona ko akuze twaraguye n'inama umuhanuzi yarambwira ngo wawe kubarego arambwira ngo hari ibintu ngo batabyemo aribwiye ndamubaza none se ati ngewe ubwira azazabita ngo azazajya ndamubwira nti uzashobora hari n'undi waje aje arabitinya ahubwo akambika ibiganza mu nda arangije ajya kumamena amazi kandi yagerageje ko ari kubitaho natari nawe uzaza nawe arangije ageze aho kugira ngo ajye gutabura ibyo yavuze ahubwo arandika ibiganza asengereka kuko nawe yaremerewe nawe ataha ataritabura yabitiye undi aribwiye ndamubwira ngo uzaza kubaza no kumamo ndamubwira ngo ntabwo uzabishora arambwira ngo kereka niba ari kubw'impamvu z'umutekano wawe ndamubwira ngo uzaza ubitamu ahageze nawe aratinya arasaba ngo tumuhe amazi arayasengera arangije kumwenyura nabo barabiti barataha numva ko barafashe kuko ayo marembo birangira agaca ahantu ku mpande ukuntu hanyuma ahandi ukuntu ntangira kujya mfungura urugo kandi ariyo wabwiyubashye ukubera ibintu bambwiye biva mu marembo buriya wagendeye afite ibindi bigeze mu rugo abantu bari bafite ubwoba bwanzonga nkajya mwipaka yasimbiye umugore wo mwita wakanje yewe ntabwo umunsi umwe njya kumva numva undi muhanuzi numva arimo arambuye ntabwo ari umuhanuzi n'ijwi ryasaze igihe yagiye rambwira ngo rwose ubuzima bwawe ngo none koko utinya kunyura ku biri mu marembo ngo ibiri mu nda yawe byo uzabimenya neza nubwo waje mbere y'amazi yabonye kwikura mu marembo y'umuga ariko yaravuga amagana y'ibyo mu marembo byo kuko wari bazabikura arasegera n'ibyawe none warangije rero imana none ifite ubwoba bwarasegereje arabwira ngo kuko ibyo mu marembo ibyo mu nda ibiri mu nda yawe byo uzabimenya
kugira ngo umuntu wese ari iruhande y'ibonye uwacu yavuze ngo ni umwanya abivuze akavuga ati yewe ndabizi ko ari umwanya ariko ngiye mu izina ryayo rivuga ngo ni Imana ishobora bigahe ibisinziriza n'uturimo n'ibindi bizazamo bigasubirana nabyo n'ibindi bizazamo nabyo bikagira mu mwanya wabyo n'ibindi bizazamo nabyo kuko ni Imana ishobora izi gufatanyiriza ibikwirukaho tukamenya ko gufatanyiriza ibikwirukaho uwo bihumbi uhereye uwo munsi byizaga biyahindukiramo niyo waharuka ukambwira ngo bafatanye ibindi mu gitondo kubera ko ibindi ko zimeze gufatanyiriza ibikwirukaho ibyo birukaho ntabwo biteye ubwoba ibinigiraho twongera ikabinigiraho bakaguha iminsi Imana yarabigize ndakeka ko ari nko muri 2005 hari Remera bigeze gutunga abantu baragira umugore umwe wavuye ava Kibungo w'umuhanuzi bita Janine arabamwibuka Janine cyane rwose yigeze guca yabaye muri mujyi baramenya yabaye umuhanuzi wamenyekanye abagabo bari barazize utuntu tujya turi iwacu bafata imifuka yabo bashyiramo imashini baravuga ngo ntibazongera ngo kubera Janine yaragaragara mu iterana aravuga ngo mwumve ko Imana ishobora byose yamuha ishobora n'ingana byose yambwiye ngo mwafunze imifuka yayo ngo nayo ngo yari yarabahaye imbaraga ngo iraza ngo bari bafite amadiyabete zirayasinziriza ujya ntabwo yayagejeje kandi ntabwo yakizitabiriza iraza ikayaha igitotsi akabona yajya kwikora ikayaha ikindi ikayabura agasinzira uwakorera ku agasinzira aho ngaho sigana ikaryama ikabona ibintu byose umutima wajya gushaka kwigerageza barakubita igipimo bagasanga ku murongo neza bakagira ngo ubona yinjira imana ikawusinzira ikawushyira kuri gahunda y'imikorere kugira ngo irangiza kubwira ngo none rero ubwo mwafunze imifuka yanyu ngo mukaba muvuga ngo ntabwo muzabikora ngo byageze gutya irababwira ngo mugiye kuzizitura kubera ko bwafashe igitotsi bugakwicura kongera gutera ubundi rushinge ugasubira mu bitotsi yihorera mu bitotsi nawe ugakomeza gahunda kubera Yesu aba afite ukuntu yabigereje akabigenza yareta akagira ahantu yasize akayishyira ku gipimo cyiza kiringaniye ku buryo itazagutera samani nawe ikabwirwa gutera samani Imana yabivuze arangize ngo bakagira kubona batangiye kugira ipfuye bamwe bagashaka kugira gushya yatwara bagendana muri ibi bihe yari iraza ahubwo bakajya bagira ngo abandi bayaciza mu muheto bayizana bakomeza gahunda ya leta yo gukomeza igasinzira n'ubu munsi cyane kumva ibi bintu birimo birahagaragara kuko si byo bashaka kuvuga ariko Imana ishobora byose umuntu yishe icumu rye azavuga neza twasoma izindi nkuru muri Zaburi ni inkuru za Dawidi igihe yari amaze gukora icyaha n'Batisheba azi ko birangiye hari abantu babikora bakagira ngo n'Imana zarangiye byarangira ku bantu wakuzaho abantu wabihisha ukuntu wabigenza ukuntu ariko kwihisha Imana kukuntu bibigira gute azi ko byarangiye arangije na Batisheba azi ko byarangiye azi ko umugabo wamukujeho iyo ngiyo ari azi ko atazigera abimenya ntabwo inkuru ngiye kubabwira ntabwo aka kantu ugiye kuvuga icyo gihe ntekereza ko kari kariho ariko muri iyi minsi urabizi ko hari ababivuga bakavuga ati ko mukujeho ni
kujya kwisura ntazamenya ibyabaye. Ariko nuko mutagaragarira umugabo ntimugaragarire umugore, ndagira ngo mubwire ngo Imana yo ubonesha ikabimenya n'indi bikazi naho nuko hangana n'agaciro k'ibyo irangize. Rero imutumaho umuhanuzi witwa Natani, kuko na uyu munsi hari abantu bemezwa n'abahanuzi batekereza wabikoze ku manywa, ntabwo wari debile, ntabwo wari wasinziriye, nta ndwara yo mu mutwe wari urwaye, icyaha ari wowe wakikoreye, urangije ureza amutegereje abahanuzi. Ndagira ngo mubwire ngo batandukana dufite zeru, kuko icyaha cyawe niwo ukizi, ni nawe ukihana. Iyo urindiriye abahanuzi burya nanone ubonye kuko riri ikosa rya kabiri abantu b'Imana iyo koze igicumuro burya ni ibice kuko hari abantu rero imbuto mbi kandi zikamumaho, iziza barazera zikarangishijweho. Abo ngabo rero ndagira ngo mubwire ngo abategereje abahanuzi bafite umwaka. Gituma tugomba nino byaba ubundi gukora icyo abatekereza bazaza kurondora umutima wawe kurondora ugapfa ubonye runaka. Natani rero bahagere abwira Dawidi aramubwira ati Imana yo mu ijuru irambwiye ngo tumubwira yaza, irambwiye ngo mu gihugu cyawe haguye ishyano, umwe mu bagabo b'abakozi ufite muri iki gihugu Imana yahaye amashyi ikabaha intama nyinshi, yagenderewe n'umuturanyi amusuye ageze iwe aho kumwakiriza intama ye. Abantu y'umuturanyi w'umukene wari ufite akaga k'intama kamwe. Ayo magambo arumvikana ngo amare kubikubwira ikomanga mu gatuza aravuga ati ibyo rero uwo muntu uramuzi udakiza muzi nabi, ariko byabaye ko Imana yabivuze byabaye. Udafite utaragira ikindi tuvugana agomba kuriha uwo mukene intama, agomba gupfa, agomba kugira ngo icya kabiri agomba kumenya inshuro zingahe. Urabyumva ko niko abantu bakwiye icyaha cy'abandi babifura icyaha cy'abandi babifura bakabijyana mugayo, ugasanga bakaba abatagatifu, bakaba abakore cyane, ndetse no kwishakira ibihano bakumva baheranye no gukubita mu gihoho. Ari ukubita mu gihoho, ariko ndagira ngo mubwire ngo burya n'umwuka ni umwuka w'ubugoro. Burya kugira ngo umenye igihano ugiye guhana, guhana umuntu wasambanye, gutekereza aramutse ari umukobwa yabakuze yari yasambanye, nawe wakubita mu gihoho. None se kuki abana ari mu gihoho? Arangize aramubwira ati Vanessa, uwo muntu wakoze ayo mahano Imana yambwiye ngo mubwire ko ari wowe. Dawidi atangira koroha, yibaza ukuntu yari intama yari afite, kandi aramubwira ngo ujya kureba mbwira uko wabigereje. Yambwiye ngo yaguhaye abagore benshi, iyo bakubwira yari kuguha n'abandi, ariko yababaza n'uko wafashe ishyira ukawuriya ukamusanganya, nyuma yo kumusanga ukaba wicishije n'umugabo we. Ibyo jambo rirumvikana ngo barimo bahishe ibimenyetso. Ndetse ko baragendera gato ubona umugore wasanganye akwiye gusubira ku musangane. Arangize none Imana yambwiye inkota izaza mu rugo rwawe. Aramubwira ngo kandi yambwiye umwanzanye kuba wabagiye kuba uwo mu nzu yawe,
aramubwira ngo ibyo mwabikoze mwiherereye, uribuka ko yarakuye mu gikaramuza niwe mu nzu bariherereye, ariko aramubwira ngo abagore bawe ngiye kubatanga bo babibakorera imbere ya Isirayeli. Yababaza n'aba bagore. Aba bagore n'uyu munsi Isirayeli ntacyo bazi. Dawidi arababaza yikubita hasi. Ndagira ngo bibuke ko itari icyaha mu byaha bibiri biterwa ubushiri, iki kiba muri byo. Iki ni cyo cyaha Satani abonye amasezerano ya Yosefu agiye gusohora. Ageze ku musozo, ibindi byose yaragiye abirenga abisimbuka, Satani abona ko agiye gusohora, abonye agiye gusohora ni iki cyaha yakoze. Ese turimo turabyumvikana ibyaha umugore w'abana ateye umwana. Hari umugore wo muri 2015 baravuga amagambo nakakonyine navugaga ko umugore wasobanura uburyo umugore w'abana ateye umwana. Mushoje umugabo utarafata arambwira ati kwasi ati baba kuzaga bituma batubwire ko n'abagabo b'abandi bateye umwana kuko abagore batubwire. Iki ni icyaha giteye umwana ufatira n'umukozi wo mu rugo uba mu rugo ukamufata. Ni icyaha giteye umwana ukagera no ku mbeba zo mu rugo. Iki ni icyaha giteye umwana. Iyo tubivuga benshi barabibwira akavuga ngo umusore abandi warakibaye kuko Imana isenya ntabwo isenyesha agatemporari ahubwo isenyesha amazi. Byinjira buhoro buhoro abantu ntibabibone bitazakikira ariko ni icyaha gitera Wahata ibintu birahinduka. Nushaka kubimenya uzabaze neza Aburahamu ageranye n'umugore we Sara kwa Abimeleki. Abashaba bari n'inka ibintu byose birimbuka kubera Abimeleki ushaka kumenya umugore w'abandi kandi afite n'icyaha kigira kuri giteye umwana. Amare kubyumva arabanza yikubita hasi aravuga ngo ibyaha ariko babaye iki cyaha ariko wakoze. Aramuka muri Zaburi ya 50 ari kudenga arahendahenga Imana ngo Imana imare gukora ibyo yakoze iramureye iramubwira ngo irabimubabarira, iramubwira ngo ku murongo 12 akeka ko 14 iramubwira ngo kuko wahaye urwabo abanzi b'Imana bakanguka. Iramubwira ngo uriya mwana atwite wowe ntuzire kugira icyo ukora, wowe ntabwo gusa. Ndagira ngo mubwire ko niba bavuga amabi yawe n'ahandi bakavuga amabi yawe ukumva batatu babimenye bane babimenye, nushaka uwihera wigira Imana burya agira amagambo no kuguhuriza kandi Imana zikamuhanuka. Ariko bavuga bamwe bavuga ngo ni ariko izo ngizo ni bizabiriye nk'uzishimira ko abantu batatu baririmba bakavuga icyaha ukumva hariya bakakiganira n'ahariya bakakiganira. Imana imanutse nacyo iracyishyura, ireba imitima y'abantu wangije, ikareba igihe cy'abantu wabatesheje, ikabona abari bakuri inyuma bavuye mu rwobo ucukuye, Imana itabakira ku gihano. Iri jambo ririmo muvuga inzira yo kwihana ibyaha ni imwe mu kubyatura kandi ubona akareba. Numvise umugabo umwe w'inshuti yanjye cyane yigeze yakishijwe yaragiye akora ibyaha ariko harimo n'icyaha cyo guca inyuma umugore we. Amaze gukizwa yuzuye umwuka wera yikubita imbere y'Imana arayibwira mu kuva kwa Mana, ndabizi ishobora gucumura, ashobora gukora ibyaha ariko ndagusabye umunsi nongere guca umugore wanjye. Ni ijambo kurivuga rwose ariko kugira ngo birekane ntabwo ari ibintu byaha. Arayibwira ngo mva kubyumva n'amatwi biteye ubwoba nta
ntabwo ari umugabo wese wabishobora, cyane cyane binagendanye n'igihe n'imyaka abantu baba bafite, kandi yari muto, yari hasi y'imyaka 30. ariko abwira Imana, arayibwira ngo umunsi uzabona nongeye gusaba, arayibwira ngo uzababarire ungeze, ariko kumara kugeza unice ntazacikuma umugore wawe ishuri. Muvuga babageza abadayimoni baramubwira ngo kubivuze ngo none ejo byagenda gutya, ejo byagenda gutya, ariko arahagarara aravuga ngo umunsi byongeye bikaba. Sinzi niba hari umugore urabivuga, ariko urabyumva umugabo aravuga ngo umunsi byabayeho ntuzabirwe, uzababarire ishuri imwe, ariko numara kubabarira ibyinshi kugira ngo utazongera guca umugore wawe inyuma bwaza. abo ni abantu bagiye babibona cyangwa ikibi cyane. Ndagira ngo bigishe inshuti z'umusaraba mu bintu bitumye abantu bapfira mu byaha, harimo no kubura aho babyaturira, kandi umutima umwe arawuzi ko ari ukwihana, ni ugusaba imbabazi n'umuntu akareka. ariko abo kwaturira baravuze uyu munsi urabashaka ukababura, abantu ntibarinda kubona abantu batapfa gusukamo n'ibyo kwizera ko biragoye. nyamara mbizi kera najyaga nibura ibintu, hari igihe nicara ukumva ibintu kera wumvaga ukabigarura muri wowe. ni ubu kera najyaga bavuga ngo ujye ukora inshuti ntizibura, ni abaririmbyi, murabizi ko ntigeze ari umuririmbyi, abo tuziranye n'abantu barabizi ko barabwiye ko ari umuririmbyi. yewe banishimangiye, umuntu wanyigishije umubatizo yambwiye ko nta jwi ngira, basabye kuririmba kuva ko nta jwi ngira, aho kugira ngo azajye nkora abantu bitamo kuririmba jyenyine. ibintu bya karindwi ntabwo ari nabo birifite, ubwo rero kugira ngo nezeranywe n'Imana yanjye, bicara mu ntebe cyangwa ku gitanda cyanjye, nkazagura iyo ushaka, nkagirira uko numva, kuko muri nkeneye nanjye ngirira urwaye. si ngombwa no kuririmba muri korali, nubwo bizi ko kuba muri korali bibamo vitamine zitera imbaraga z'umubiri n'iz'umwuka, kandi zirinda abantu gusaza, ariko jyewe ntabwo Imana ariko yampaye ndirimba jyenyine. Haleluya. Ishite na musana na kuya kutukachika. Mabebe ni kuya na kutukachika. Rero ndabizi ko vitamine bazikura, kandi urabona ko basoza nabo babana bose basaza, ariko jyewe n'ikindi n'ibifanye, ariko muhera muze kujya ukora ko kw'ishuti zikura wabizo kugira ngo namusibya cyo gukora ko kw'ishuti zikura habizo kwizerwa. Nongera murakoze benshi, ariko nizera wese impamvu turasigaye agenda zimenya ikiri muto nkungana, nyuma rero nitwo tugenda tuzisha. Yagiye mutakunda. Gusa niba iza ku cyumba rero ufite sigaye, inshuti ufite yazanye ikigo cyo ku kigo uyihe, utiyibwira uri nayo tugata mu by'inshuti yawe. Uzaba yerekezuye izo nshuti ziravuye, ariko tugomba kwizera rimwe, tugomba kwakira ibyaha tukarareka. abantu bazi ko ibyaha bigira ari binini bito, ariko njye kukubwira ngo nta byaha binini nta bito, nta byaha byinshi nta bike, kuko byose nta na kimwe kizagera mu bwami bw'Imana. ibihembo by'ibyaha byose tuzi ko ari iki, nta gitoya rero, kibe gito kibe kinini. icyakora Satani cyakora amukoresha muri kategori, umuntu wese amukoresha icyo ashoboye, amukoresha icyo agize ate. ntabwo Satani ashaka ko ibyaha byose bikorerwa hano rw'imbogo, ntabwo ashaka ko gukora bya bintu byose bikorerwa ku kazi abakozi arabafite, ahubwo icyo akeneye ni uko winjira mu mubare w'abakozi. ntafite ubukene bw'abakora ibyaha, ahubwo arashaka ko winjira mu rutonde rw'abakora. kuko arabizi ko wowe gusambana bibasha, abashoboye gusambana bazajya babikora. uzajya ukora ibyo ushoboye, nabo bakora ibyo bashoboye. arabizi ko utazi gutukana, ntabwo uzi n'ibigeze ukoroka, twebwe twarabimenye. nabyibutse rero ubwenge aho igitabo bita Ntangara guhagarika mu minisitiri w'imbazi, twajyaga twicara twabuze akazi ku iseta, tugasubira
turere niba nabona natwe hari uwagerageza icyaga ubwo rero tukavuga ko niba gutukana ahubwo nuko naretse gutukana muri ndetse harimo ababwira ko rero harimo ababwira ujya bagutukana nyako ayo bagabo ashaka gukora ibyaha byose ashaka ko ukora ibishoboka uwo mwicaranye nawe bakamusigaye kuko nta gusoma wese guteranya abantu hano amatiku abantu bose bakajya bajyana inzara wiciye ntabwo niho wabishobora harizi ko utabishobora ubishoboye kuko bari ku nzira za yagutegeye yamuhaye itike yamushakiye n'akazi Kigali azakugira muri korali asubundi mujye mubona mu mitwe nimurangiza kubigenda asubundi mujye mugira kwa kundi nimurangiza kubigenda kuko nabo harizi ko yabishobora nakubera imfura agira kandi abenshi abandi bazi ko ibyaha bisaza ariko ndagira ngo mbibutse ko ibyaha bisaza ntabwo bisaza niba ushaka ibihe byiza niba ushaka ibintu byuze ntukagire ububiko bw'icyaha icyaha ntigisaza kiba n'igitugu uko cyari kiri niko gihora umuntu umwe yasizwe n'umwuka kandi yari umwe mu nzu y'Imana arambwira ngo pasika ngo none ubu ubyihoreye ngo ntubongere kubikora oya ntabwo ari ukubireka uranabyaha hari abantu bashoboye kubireka ariko batabyaha hari n'ababyaha bakubireka bikabananira ejo akakubwira ngo nongere ejo bundi ngo nongere ejo bundi buriya ngo nongere ahubwo niho ikoranabuhanga ryaraje hari n'uwanga ko mureba akavuga akamubwira kuri telefone hari n'uwitinya kukubwira izina ariko buriya iravuga ngo icyaha kivurwa no gucyatura ndetse no gukira naramubwiye kuba gusanga n'umwana yitumye ukumva hanuka watera parufe cyangwa wazana ubona amaso ukakoropa wabigenza ute abantu benshi bashaka kuhatera parufe ariko ntabwo gihari icyaha kibarwa no gucyatura no gukira hari abandi bambaye n'indwara ngo bagifatira iminsi umuntu udajyanye nawe munsi y'Imana yarambwiye ngo pasi mu gihe iyo gikoze nari mubwirindira ibintu uko bimeze gutya arambwira ngo ngewe iyo nakoze icyaha iki gikomeye ngo gifatira iminsi 3 iminsi 3 kikibitse muri wowe ugisengera se ngo kiyeye ugisengera se ngo gishiriye abasengera ibyaha birashimira birayenga icyaha gikizwa no gucyatura ndetse no gukira hari abandi bo baheze ku migani yashaje bakubwira ngo ntazibana zitakubona zikagira ngo basabe n'abana izakubanira amahembe muri iki gihugu zirimo ziracika izabura bazona uzazibyaza umuhano hari umugabo w'umukire cyangwa w'umutuzi waturanga ko afite izikomanya izo ni izikigizwe nta n'umwuka kuzigira none nawe uri urazirata unazibana zidakomanya amahembe izo nabyo mu muti wo kubivura imbabarira ukareka aleluya 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 hari abazi ko ariko abantu bakwiye kubaho ariko ndagira ngo babwire ukuri ukuye ku mutima ndagira ngo ubwinginge mubwire ngo niba ushaka ibihe byiza ntandukana n'icyaha kandi ni uburyo bwose bwo kurwana nacyo wikigira inshuti wikigira umubiri ukorera mu kirika mu gupima ibyaha mu kubyatura no kubireka ni ukubwira mugenzi wawe ngo mbabarira utitaye ku uri we n'uwo ari we kandi
ukareka, kuko ntabwo Imana izatolerance kuko wafite icyangombwa wabwira cyangwa wahemukiye ari muto kuri wowe, ari umukozi wawe kuko ari undi we ufite inshingano oya, umuti urambye kandi uzana amahoro muri sosiyete nuko byatura. Amasaha yawe ararenze, niba utagiye kugera kuri interineti babaye ndagira ngo dusabe ko ushaka gusenga. Ntekereza kuri aya magambo, niba ushaka ibihe byiza ukifuza kubera umugisha umuryango na sosiyete, ukifuza kuba umukristo, ukifuza no kugira imbuto zikwiriye abakristo, inzira niyo. Kandi ndagira ngo mbibutse ngo ni inzira muri iyi minsi irimo gusiba. Umuntu wese akwiye kugira umwanya wo gusibura imbere ye cyangwa agasibura mu mugenderano we aho ntuye, aracyari mu giturage baragira ngo ni mu nkengero z'umujyi. Twebwe iyo twakoze inama hari igihe umuntu wese agakora umuganda imbere yiwe, kugira ngo usabe rero nawe ukore iwawe, nyuma utunganye ukwiye gutunganywa, nibwo guhenguka kuzaheraho kuze. Ijuru dusenge. Nta kindi